nizo yibaza nge nzibyera nose kajya kivugisha kuri bara wasanga baragiteye indobo kikakibone twibereye muri mudu bikaba bigiteye nyine cyangwa akababonye turi mu byishimo akaba atangiye kuba akaba atarigize ibyishimo nk'ibyo twifitiye kano kanya. Abandi bakobwa barabasohokana ariko njye ubona kunze nawe ameze nk'igare rigenda mu gitabo ariko mwana we cereka nkubwire ngewe uno munsi ewana nifuza ko dutemberana noneho tuba twiganira tumeze neza shari igihe buriyo turi kumwe mba meze nk'ikigurube bari gushimisha. Sheri nawe ntukitura nanjye ibyo wifuje aho wanjyana naho ngaho turajya. Iminsi ya none yo iranzonga kabisa ariko iyo ndi kumwe nawe mba numva ameze neza. So wazaretse tukibanira mwana ntabwo urakura gusa ukura ubundi se uzakurura amavuta y'inka yo meze nabi ahubwo narinje kugusura ndangira aho uri iwanyu cyangwa umbwira aho duhurira uri hehe uri hehe nyine ngo magusange ko hari akantu nshaka kukubwira nabuzwa n'iki se kugushaka shaka ukuntu umanuka nyine duhure hari akantu nshaka kukubwira ariko mana we banguka reka mubonye ko numva ushaka kunuka. Oya ntabwo nanuka kuko sindamabye. Ndakubwiye ngo ntabwo ngeneye kunuka ngo ntabwo wanuka kuko nakura amabye. Icyo nakubwiraga nyine nkeneye kwibanira nawe mukunzi. Ya ntabwo urakura. Ntabwo ndakura. Nase gukura tuzabirebera hese. Tuzabirebera ariko wakoze rwose hanyuma mukobwa mwiza nkwitwarira. Na igihe nikigera nzakubwira. Mu nzozi urandambiye bundi ibyo bisubizo n'ubundi mpora mbibona no mu nzozi. Nimutanyeneye uzashaka abandi n'ubundi bwo hari abo mbonye batambukaho n'ubwo ndabizi neza ko mukorana. Bivuze ngo nteye indobo se cyangwa n'ikigega basi. Muri ibyo ngibyo ufite icyo uri kwifuzamo. Ngaho basi we mbwiza ukuri. Mbwira nshira impungenge mvaho ngampavuye. Ubu nanjye najyaga mu bantu nkidunda ngo mfite za makunzi kumburandeba. Apusheri ndanakurambiwe. Abandi barahura bakabona icyo kunywa icyo kurya ariko wowe uraje ucinyikirizo nzinyo gusa. Ese ubundi bw'uriborosa shase ko na korogati yashize. Iyo wazambwiye se nkagutera inkunga. Nabonaga aho kuntera inkunga wantera amabuye. Okay rero ngiye nzajya nkundana n'abasore bari fashion. Nase kandi guhindutse muri ako kanya. Akosheri ugira ubwenge warabutaye ugendera muri bote wagivugisha uko. Njye buri kubwira cyangwa hari undi muntu uri inyuma yanjye. Kuko urandambiye. Njyewe ndi style. Ubwo se ubu urenderera nk'iyo pantaro uzi ko nkurusha kwambara neza. Shaka umuntu kwambara neza babimurebera arabyirebera. Ese ubu guheruka kwiyogoshesha ndebera uko gisaguye. Sisheri twahuri hano ngo ntuke. Hagiye ntabwo watangiye unuka. Sheri ngenda kurambiwe. Nta wundi kuko ni wowe ndi kubona. Bigenze gute se kandi wanyu baguhaye ibiki? Akosheri urabizi. Ntabyo nzi pe. Ku munsi mukuru mbone mugenzi wanjye bamusohokanye ariko wowe uricara iwanyu ukatengamara. None se niba bafite ubushobozi ngiye nkaba ntabwo mfite uragira ngo mbigenze. Wabuze se natwisita basi. Reka nta kintu nifite. Ubwo se nakunze n'umuntu. Uhereyeho urabizi. N'amafaranga nari buzagukwe yashiriye mu mayinite. Ugenda ukundane n'abandi nge sinyigukeneye. Uzabanyira uko bangana. Mana ndumva urambwiye nuko. Twarangize rero ngo nanjye mfite sheri
nose amaboko yo gukora ni ikirenge cyangwa ahubwo nimba wari uyafite kuko utamamagaye ngo nze dusohoke. njye naraguhamagaye numva uri kumwe n'abandi bakobwa. Gusa umuntu ntabwo usohokana umuntu utajya unamubwira ubundi ntuza nkaho igihe naguhobereye se wamaye ibyo naguhaye si bikeya. Ihangane ntacyo ndabona. ntabwo ubona ko ngukunda. ntabwo nkunda wakabaye waransohokanye. Urukundo nagukunze urutesheje agaciro. uzi nca hariya hirya kuri mushuti wanjye ari kumwe na sheri we. None se niba bari bafite ubushobozi njye nkaba ntabwo uzi ukuntu bari bameze. wowe ntukagira agashyari tuzi. oya urambaje umva ku munsi mukuru nari nzi kuzansohoka. none se niba ntaragusohokanye ku munsi mukuru abantu bose bazi ko uri sheri wanjye. nagusohokana kuri se. abantu bose bazi kuri sheri wanjye ariko byabatunguwe nuko nirirwa ryabo. abantu bose barabizi. yego nabuzwa n'ikize kugura nari naragukunda. ku munsi w'abakundana genda kwiki. okay uzansohora kanajyana. abandi baba bafite ba sheri bafite za smartphone barabatiza bakinezeza ariko we gatushi nanjye nari nzi ko ibiganiro byose tugirana basi nibura nta hantu bikura ariko nsanze nta kintu wumvamo. oya n'ubundi bwo nabonye kuko ugwazagwaza natabishobora ndebera mbese waje kunereta ipantaro yacitse inkweto yesu we se basi wajye wiha icyubahiro. Amushenge nari nzi ko buri uzanyubahira ubukene mfite ariko nasanze nawe oya ndakurambiwe. aha nimba ari ugukora ibyinyo uzabikora ababifite. Njye mfite amenyo we. umunsi w'abakundana uzabajyana. tuzasohokera he? wowe tuza nzahakira nabwo nimbona ubushobozi uzumva vuga utankoraho nyine. baretse nkagukoraho ni ikibazo ariko sinzi ibintu wigeze muri iyi minsi. nabuzwa n'iki se kubyikoza. koko urukundo naguhaye ko kurutesheje agaciro. umva narakunze ariko wowe pe ungezaho. maze dore ukuntu meze ute? meze neza pe. utagukunda ni uguhomba. ntukambabaze cyane. uteye amabengeza ni ukuri. wakabaye waransohokanye. ubwo si wowe wiba amafaranga iwanyu. mu izina rya Yesu. barayafite nuko wowe utari ushaka kuyiba. njye ntabwo ndigisa. ubwo rero uzabecyo. umva nk'inama uba uri kungira n'ubu. uzabecyo. none se ubwo njye yinsohokanye. sawa nzabigisambo nk'inkweto. nanjye sinakwiteza reba uko ungana gusa njye nshaka wa wundi ufite agatuza inkweto wese ko nta agatuza ufite urabona nakegamaye. saka imigeri ishaka. yego ibyo ushaka. abagore b'igisambo ngo baba bashaka kuzana amabuno nawe nibyo ushaka. amabuno se yavaho utanyitaho. amabuno yavaho utanyitaho. nyine ngo ushaka ubwo mbese nibyo igisambo nibwo nzajya nkwitaho. ubwo nimbona hari icyo watangiye gukora njye nibwo nzongera guhura nawe. ngaho basi mpobera bibiri. rimwe ryonyine byo birarangiye nushaka uhita unyanga ariko mpobere byibuze ngende numva hari ukuntu meze. uzi ko mbabaje. si wowe se uba wabiteye. sha ni wowe. ni wowe. reba ukuntu uri kunsuhuza washyizemo metero wagira ngo turwaye kopi. urayifite. nawe gerageza ushyire umutima hamwe ubutaha nzagusohokana. uzi ko umpamagaye ko ubagaho nkagira ubwoba. sha njyewe naciye kuri mugenzi wanjye ari kumwe na sheri mpita numva afite ikibazo. njyewe nari ngize ngo yenda ni ukundi kuntu byagize yenda byaragize kuko umpamagaye numva kabisa. habe na gato ntabwo byigeze habe naka. Imana ishimye we. ubwo se wakoze kandi ubu nawe wagendaga wirata mu basore hahiye. yaba we nari mfite ubwoba. habe naka. yewe ndaruhutse nimba nta kuntu byagenze ntabwo gusa ko ntabwo nzongera pe. ufite agatege ruhu. ntabwo nzongera ahubwo ibyo wambwiraga se si byarangiye. ndumva birangiye. ubwo ibindi rero uzayipanga nyine nzagusohokana. ni kuri fone nyine njye nzahura nawe tugiye gusohokana. cyane ukarakara ngaho basi mubi. saba rero nimba ubyanze ubwo wifuje kunsuhuza. ntacyo nta kibazo ugenda.